impamvu abantu bakunda gusubirayo, akaririmba ariko nimugoroba agataha mu Egiputa, akaririmba ariko yaje Nyarugenge kudandaza agataha mu byaha, ahantu hose agahora gurana, nuko yambariye umwitero hejuru y'uwundi. Umwitero yo wambariye hejuru. Babeshya abana bacu b'impinja bavutse ejo bundi, bakavuga ngo hariho n'izindi nyigisho ngo ababyeyi batatwigishije, ngo batamenye, ngo hariho ubuntu bubahesha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Murabeshya, ahubwo muzahura n'umwuka wo muri Ananiya na Safira. Murabeshya, barabeshya. Ndagira ngo mbabwire yuko Paulo avuga amagambo ngo mwebweho mwibuke yuko muri abanyamahanga. Ishyari iherezo ryabo bahinduka ibicamuke. Muziha ni muhindukire. Muhindukire rimwe kabiri gatatu. Tubahaye intashyo z'abanyagatenga, muzakire mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Abanyagatenga barabasuhuza, barimo umushumba wa paruwase ya Gatenga nyine, akaba ari umushumba w'itorero, abakozi b'Imana bose bakorana nawe batwemereye, n'abakristo ndetse n'imiryango yacu izaho turi, bose babasuhuje. Ndagira ngo rero nsangire namwe ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye, hamwe n'indirimbo zose zaririmbwa aha. Ndasoma igitabo cya kabiri cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami ni ibice bibiri, ndasoma n'umurongo wa 9 ndagera ku murongo wa 15. Ndajya gusoma kandi mu rwandiko rwa Yuda, murazi ko agira igice kimwe gusa, ndahera ku murongo wa 3. Some mu izina rya Yesu. Igitabo cya kabiri cy'Abami ni ibice bibiri, umurongo wa 9. Haranditswe ngo bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera, ndaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira, haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya, nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati, data data, wabereye Israeli amagari n'amafarashi. Nuko ntiyongera kugira gute kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanganyaguramo kabiri, atoragura umwitero Eliya ataye, asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani ahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye, awukubita amazi, aravuga ati, Uwiteka Imana ya Eliya urihe? Amaze gukubita amazi, yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo, ayandi ajya ukwayo. Elisa aherako arambuka. Ku murongo wa 15, ubuhamya bw'abana b'abahanuzi biteguraga kumushungera. Maze abana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye, babibonye baravuga bati, umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Reka dusome hari igihe twavuze mu rwandiko rwa Yuda, rwandiko rwa Yuda ku bantu bose. Reka dusome ni cya gice nyine kimwe afite, ndahera ku murongo wa 3. Haranditswe ngo, bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza
dusangiye. Niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose, kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine data buja n'umwami wacu. Nakire neza ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nivugiye muri korali Hornesheni, n'abuzukuru banje uriya abuzukuru banje, ariko nibo nyine twagendanye. Ubu ni n'ubwa kabiri dusohokana nabo, twajyanye nabo Gatare, n'uyu munsi twazanye mu ivugabutumwa. Ubise umugisha umuntu kuko ari ivugabutumwa ukarikorana na base, ukarikorana n'abana abuzukuru. Uyu si umugisha ngize. Umundi mugisha ukomeye cyane Biremera yawuvuzeho, aravuga ngo impano nkuru iruta izindi umuntu aho umukunzi we ngo ni ukumwemerera agahagarara imbere y'iteraniro. Kunemerera kwanyu, kwinemerera kwa mushumba, nkazana na korali ngahagarara imbere y'abantu b'Imana, nkongera nkababona ubwiza bwabo. Ubundi hari abagabo babiri babisengeye. Dawudi we yarasenze aravuga ngo ni byiza kuba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, hitegereza ubwiza bw'urusengero. Yona igihe yari mu nda y'urufi arasenga aravuga ngo ariko nzongera mbone urusengero rwawe rwera. Burya nta migisha yindi baho ko kuruta kuba mu nzu y'Imana. Haleluya. Amazina yanjye rero ni Pastor Mutwa Samson, ntuye mu Gatenga, ariko njya mbwira abantu iyo ndi Gikondo ngo ndi umwe mu bakuru b'itorero ba Gikondo hano Karugira. Ndumva nta kindi ndenza kuri ibyo. Kuri Noel nari hano, nasangiye namwe Noel, kandi Yesu yatugiriye neza, yongeye no gushima ko ngirirwa icyizere cyo guhagarara imbere yanyu nkongera akaganira namwe ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko y'ubutumwa bwiza nazanye Igikondo, nkimara kumenya ko nzaza nasenze Imana kimwe n'abakozi b'Imana bose, senga Imana, tekereza ku ijambo. Abantu mudaherukana, inyota yabo ni iyihe, ikibazo kihari ni ikihe, ariko umutima wanjye wemezanyije n'iri jambo riri mu rwandiko rwa Yuda rivuga ngo dushishikarire kurwanira kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka. Aha niho hari umurage wacu. Uyu ni umurage wacu wa none n'ejo hazaza. Ibirwanya kwizera, ibyona kwizera birahari byinshi cyane, ndetse ikirere turimo. Abo twari kumwe mbere nibutse amagambo babagenzi bavugaga baje Isiyoni barimo umukristo bavuye ku misozi y'igikundiro, ngo barababwiye ngo nimugera ahantu mu gihugu kiroga. Ntabwo ari igihugu kigwije barozi gusa, ariko ni ikirere, ni igihe abantu baza binjiramo gikakaye, kandi iyo utacyitwayemo neza kizacyonka uburyohe bw'ubukristo kikagukamura. Igihe kiroga kiguteza ibitotsi igihe cyo gukanguka. Igihe kiroga kiza kikubwira kudakorera Imana kandi ari igihe cyo gukorera Imana. Igihe kiroga kiza kikubwira kwangana kandi ari igihe cyo gukundana. Baramubwira babwira babagenzi bati nimugera muri icyo gihugu muzirinde ntimugasinzire, kuko abasinziriye aho hantu bahakura ubumara n'ibitero byinshi birabashobora. Ikirere turimo rero ni ikirere cyiza cyuzuye umwuka wera, ni ikirere kirimo ubuntu bw'Imana, ariko isi twinjiramo, isi dutuyemo iragaragaza ibimenyetso bya bindi byo mu minsi y'imperuka. Niyo mpamvu nasomye ariya magambo ngo hariho abantu bamwe baseseye muri twe rwihishwa, bazanywe no gutata umudendezo. Amatsiko isi irayahorana kuko dutuye mu isi ariko ntiturabisi. Niko Yesu yavuze muri Yohana mu bice 17 muri rya sengesho, aravuga ngo ibo mbasize mu isi ariko sabisi, ubarindire mu isi nta handi. Simbasabira ngo uyibakuremo ariko uyibarindiremo wa mubi.
iyo baba bisi isi bibakunda, ariko kuko tutarabisi iratwanga. Ihora igira amatsiko, ikarunguruka, igashaka kumenya ibikorerwa mu nzu y'Imana, ibikorerwa muri bariya bantu. Iryo ni ibanga ryacu abakijijwe n'umwihariko wacu, ariko isi ihorana amatsiko yo gushaka kurunguruka ibyo dukora, kandi rimwe na rimwe ikaba yanashaka ngo dutizanye abakinnyi aka kantu murakubise. Burya rero iyo abakinnyi bakina neza, hari igihe baza bagira akantu k'ubusabane, kavuga ati ariko natwe abiwacu bazi guceza, ntimwareka se abiwacu natwe barabizi. Isi ihora ishaka yuko twagurana abakinnyi ngo tuvangire neza. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo bagize gute? Baraseseye, baraza babamo, turaturanye, turagendana, rimwe uzabona turirimbana, rimwe uzabona tubwirizanya, kandi bajya kwera ugasanga barera indibu. Umva uko Bibiliya ibita iyo ukomeje gusoma kiriya gice. Je naragisomye cyose nzagisubira mu inshuro nyinshi. Aravuga ngo ni nk'intaza intaza nibuye riba mu nyanja, iyo amato atamenye kugenzura aho anyura, azagira gute? Azasekura intaza, ubwato bugasandara. Gusangira nabo ngo we usangire nabo umeze neza witeguye, umenya kuko bameze nk'intaza. Icyabazanye ni ugutata umudendezo tugira mu nzu y'Imana. Icyo dusabwa ni ukurwanira agakiza kacu. Paulo we azabivuga abwira Timoteyo, aramubwira ngo ntavuga ijambo kurwana, avuga ngo kurinda. Urinde icyo wahawe Timoteyo we, urinde icyo wakiriye. Nukirinda niho iby'ubugingo bwawe bizatungana, warinze neza. Nasomye amagambo ari hariya mu gitabo cy'Abami. Ni ku iherezo rya Eliya umuhanuzi. Nyuma y'urugamba rukomeye, Eliya arwana n'umwuka wa Yezebeli. Umwuka wa Yezebeli wakoze ibintu bikomeye cyane mu Isirayeli. Wimuye ibicaniro by'Imana ihoraho, bubakira za Bali. Umwuka wa Yezebeli mu Isirayeli wigishije abantu kurya intonorano, gusenga ibigirwamana, wigishije abantu gusenga. Uza kandi kantu k'igitangaza, bivuga ngo umwuka wa Yezebeli niwo wigishije, niwo tangiriro. Yezebeli niryo buye ry'urufatiro ry'abantu bakunda gusiga amarangi. Ya marangi bazabagira batya, bakogosha ingohe. Mwarimu wabyo wa mbere wabitangiye kubikora ni umugore witwa Yezebeli. Niyo mpamvu iyo usomye mu Zahishuriwe Yohana, itorero rya kane ryitwa Teatira, Yesu yarabibwiye ngo imirimo yawe nubwo iya nyuma ari myiza cyane kuruta iya mbere, ariko mfite umugayo kuri wewe. Ndakugaya kuko uza wemerera wa mugore Yezebeli akabona umwanya mu itorero, akabona umwanya akigisha. Yezebeli wamuhaye icyicaro. Uwo ni umugayo itorero rya Teatira rifite, ngo bazabemerera umwuka wa Yezebeli. Eliya arwana nawo kuri Karumeli arawunesha. Hari umwanditsi wavuze aya magambo ngo cya gihe habaga igihano cy'imvura kutagwa imyaka 3 n'amezi 6. Burya nticyari igihano gusa, ariko harimo amagambo manini akomeye abiri. Nyumva neza. Icyambere, Abisirayeli muri icyo gihe cy'umwuka wa Yezebeli bari bazi yuko Bali, cya kigirwamana cya Yezebeli, ariyo mana y'ubukungu. Iyo mana y'iki? Y'ubukungu. Bari bazi ko batokena, bari bazi ko batorumza, kandi Bali gize gute? Ihari.
Imana iravuga ngo nzayihinyuza. Haleluya! Nzayihinyuza, nzerekana yuko Bahari atazatanga umusaruro. Nzerekana ko Bahari abantu bashobora gusonza kandi Bahari yicaye ku ntebe. Imana yumvise isengesho rya Eliya ifata imvura mu bicu. Bahari inanirwa kuyigarura. Icya kabiri ngo bari bazi yuko ibicu zose bitanga imvura umutwaro ubigenga ari Bahari. Imana irabipfunyika mu kiganza cyayo, Bahari inanirwa kugira gute? Gutanga imvura. Eliya arwana n'uwo mwuka imyaka 3 ngo ujye kurangira n'igice, arabazamukana kuri Karumeli ngo ashyike arabatsinda. Haleluya! Abajyana na Yesu gutabara bahora batsinda. Uwo munsi aranesha, ariko ngo amare kunesha umwuka wa Yezebeli uramukurikira, aramubwira ngo ejo mu gitondo abo wishe ninda kwica ngo nawe ubugingo bwawe buhwanye n'ubw'abariya bahanuzi 850 yari yishe. Imana zizabimpore. Eliya acika intege, aravuga ati umugore ubwo avuze kuriya aragira gute? Aranyica. Arahunga z'urugendo yamaze, ya minsi yamaze, niho yageze mu buvumo. Imana iramubwira ngo nasubireyo aje kwimika umwami wa Siriya, yimike n'umwami wa Isirayeli, yimike na Elisa kuzamusimbura. Iminsi yabanye na Elisa yarimwe amutoza. Elisa aranyurwa, arishima, anezezwa n'ubuhake bwo kuba mu nzu y'Imana. Abana ivy'igikundiro byo mu nzu y'Imana kubana n'umuhanuzi. Umunsi umwe rero Imana imenya yuko Eliya yashoje ikivice. Abo twari kumwe nababwiye ngo impamvu tukigenda nuko Imana ikitwemerera no guhagarara kuri aka gatuti. Imana iracyabimenya ko tugifite umwanya Venuste rutinye. Imana iracyadufiteho umugambi. Umunsi yamenya ko imirimo yarangiye yaguhamagara ukitaba, ariko itaraguhamagara ibizi ko ushobora kuzitakuma kuri altari. Oh haleluya! Imana imenya ko imirimo ya Eliya igize gute? Ishoje, iramuhamagara. Ariko iramubwira ati wowe uzahera igirugari, uzamuka i Beteli, wongera umanuka i Yeriko, ucye kuri Yorodani wambuke. Urwo rugendo rwari rurerure rwo gusoza kwe, kandi yarujyanyemo n'umugaragu we Elisa. Aho bageze muri urwo rugendo, umwuka w'Imana agahishurira abahanuzi. Bakegera Elisa bakamubwira bati ariko urabizi ko shobuja agira gute? Agukurwaho. Shobuja aragenda akabwira ngo nimuceceke, nagize gute? Nabimenye, izo ndabizi neza kubarusha, ariko nimuceceke kunca intege. Ahageze mu kigo cy'abahanuzi nicyo bamuhanuriraga. Abahanuzi bajya berekwa. Ndibuka na Paulo ajya gufungirwa i Yerusalemu, abantu biyohesheje iminyururu, imishumi yiwe, baravuga ngo nyiri uyu mushumi nagera i Yerusalemu azamufunga, azapfa. Bamwe bati nyabuneka waretse kujayo, arabwira ngo no gupfa ndabyitegura, kandi nanjye ndabizi nabimenye. Elisa rero baramubwira bati wagarutse aho nduzakorwa n'isoni wa mugabo we, wamenyere kujana na shobuja ariko aragukurwaho. Elisa aravuga ati nimureke kunca intege, nakibyo ndabizi. Ngitekereza ayo magambo nibutse wa muririmbyi mujya muririmba neza mu ndirimbo zo gushimisha, aravuga ngo ntabwo nzacogozwa n'incamugongo. Iyo umuntu agenda mu ijuru ntabwo azayita ku magambo y'incamugongo, ntabwo azayitaho. Abantu bavuga baravuga, imiryango ikavuga, ababyeyi bakavuga. Twageze igihe tunyagwa n'ibyo twari dutunze ngo twakijijwe, ariko tukemera ngo mu bisigarane jewe ndakomeza kugenda. Haleluya, haleluya. Muri 72 Yesu ampamagara ngakizwa, ni nabwo nari mfite n'urugo. Yaravuze data ati ubwo narinzi kuzaba umugabo tukibaye we, ndakwambura inka, ajyana inka enye. Yarazijyanye inyana nziza enye. Nabwo ntizisigarane ndakomeje jewe. Haleluya. Ntabwo nzacogozwa n'incamugongo, nyamara bazimubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose
ntibamugarura mu nzira yahisemo. Haleluya. Elisa arakataza mu rugendo rwo kujya kuragwa. Urugendo rwo kugira gute? Rwo kuragwa. Yarazi icyo azakura mu rugendo rwiwe. Hagati y'itandukana ryiwe na Eliya yarazi ko atazavira mwose. Bibiliya iravuga ngo bambutse Yorodani. Yarakomeje. Twasomye ngo Eliya aramubaza ngo, aramubwira ngo Elisa, saba icyo ushaka. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Saba icyo ushaka, ndaratandukana nawe, ntaragukurwaho, urumva nagukorera iki? Elisa amenya gusenga, aramubwira ati icyo nshaka burya, ndashaka ngo umpe ku migabane ibiri y'umwuka wera. Umwuka ukurimo umpe imigabane ingahe? Ibiri. Ubundi imigabane ibiri abo nabwiye mbere, nababwiye ngo yahabwaga umwana w'imfura mu muryango. Abandi bagatahana umugabane umwe, ariko bagatahana imigabane ibiri kuko ari imfura isubirana icumu ryase. Aravuga ati nta handi nzawubona, ibyari ibyanjye byose narabisize, umugabane wanjye wo kwa data ni kwa Eliya, umpe imigabane ibiri. Eliya aramubwira ati dusabye biraruhije, biragoye, ariko ndagusaba ikintu nawe, ntunkureho amaso. Ntugire gute? Ntunkureho amaso. Akomeza kumwitegereza, naho niho ruzingiye. Abantu baza bakurikira Yesu mu buzima bwiza, bamukurikira bahaze, bamukurikira bafite imiryango, ariko igihe kimwe bakamukuraho amaso. Ariko umva wa muririmbyi uko yavuze, yaravuze ngo ujye umuhanga amaso, aje arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Arongera aravuga ngo iyi nzira itagaragara. Undi muririmbyi aravuga ngo iyi nzira itagaragara habaye hehe? Mu kabwibwi. Umuntu asigaye akabakaba, ugakabakaba ukabirwa gutandukanya iburyo n'ibumoso. Yesu ngo akakubwira ati njyeweho ndi kumwe nawe. Haleluya. Njyeweho ndi kumwe nawe, ntunkureho amaso. Elisa arakomeza aravuga ati kukureba ko nzakureba. Umunsi mvi wacu, umunsi mpaguruka niyemeje kugenda nzakureba. Aramukurikira ngo bageze ahantu, amagare yaka umuriro aramanuka, amafarashi yaka umuriro aramanuka muri serwakira, birabatandukanya. Elisa aramureba, abona aragiye. Haleluya. Abona arazamutse mu bicu, abona arazamutse mu myenda yera, arataka aravuga ati data, data, wabereye Abisirayeli amagare n'amafarashi. Ngo akimara kuvuga ayo magambo, abona wa mwenda wa Eliya uri imbere ye wasigaye wamanutse. Aravuga ati uko biri kose. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo unyigishe guhitamo neza no kumenya ubwenge. Umuntu akwiriye kumenya guhitamo neza. Aravuga ati nubwo ibindi bibuze, databuja arabuze, ariko uyu mwitero ni ingirakamaro. Arawutora. Ikindi kintu yakoze gitangaje, abanza gufata uwo yari yambaye wiwe, arawutanyagura. Bibiliya ivuga ngo awutanyagura mu kabiri. Iki kintu nagitinzeho mu mwanya wa mbere, navuze ngo ntimukaje mugerekeranya agakiza na kamere. Niba ukijijwe, niba wakiriye impano y'Imana, wigerekeranya n'imirimo y'umwijima wabagamo kera. Impamvu abantu bakunda gusubirayo, akaririmba ariko nimugoroba agataha mu Egiputa, akaririmba ariko yaje Nyarugenge kudandaza agataha mu byaha, ahantu hose agahora agurana, nuko yambariye umwitero hejuru y'uwundi. Umwitero yo wambariye hejuru y'uwundi, ariko yari afite awutanyagura mu kabiri. Imirimo ya kamere ikwiriye kubanza igapfa. Pawulo azayivuga ngo ukayibona nk'ibambwe, ukayibona nk'ikintu gipfuye. Iyo imaze gupfa, nayo isigasiga ari kureba nk'uwapfuye kuri yo, ntawuzi urarikira icyapfuye. Umuntu ararikira ikizima kizamugirira umumaro, ariko iyo wabonye cyarapfuye ntabwo uba ukirarikiye. Uko biri kose Elisa yamanutse anezerewe kuko atahanye umwitero. Nubwo shebuja yari yagiye, ariko yumvaga hari umwitero afite mu ntoki ziwe. Ngo ageze kuri Yorodani, abana b'abahanuzi baza kumureba, babandi bamucaga intege. Ndagira ngo nkubwire kuko ibicyantege biza bigora bikoye cyane, nubwo ucibwa intege na bene so. Bene so mwasangiye ifunguro ryera,
bene so mwasangiye ivuga butumwa, abantu mwasenganye, abantu mwaririmbanye, abantu mwabanye mu bihe byose. Iyo baguciye intege, n'imbaraga z'Imana zikurinda, n'imbaraga z'Imana zikurinda. Elisa abona abana b'abahanuzi bahagaze ku misozi biteguye kumushungera ngo arakorwa n'isoni. Reka tumurebe we, yahoze yiratana Eliya, yari ibyo Eliya asize, yahoraga ku meza ya shebuja, none aragarutse arambuka Yorodani. Arambuka Yorodani, ayambuka ati ko wa munsi yambukijwe na shebuja. Elisa aramanuka ngo agere kuri Yorodani, arayireba, ubwuzure bwayo n'ubugari bwayo, nta kiraro nta handi. Yibuka ko afite umwitero, sifa kwa Mungu. Yibuka ko yazanye umwitero. Hari icyo twahawe, hari icyo twagabanye. Abo twari kumwe mu iteraniro rya mbere nababwiye ngo kuzamuka kwa Eliya ni ukumanuka kw'imbaraga zikomeza Elisa. Kuzamuka kwa Kristo aja mu ijuru ni ukumanuka kw'imbaraga z'umwuka zikomeza itorero. Ibyo bintu kimwe cyarazamutse ikindi kiramanuka. Ariko icyantangaje mu minsi ya nyuma, reka mbabwira aka kantu nishaka nsoze. Iminsi ya nyuma twebwe umunsi itorero rizazamuka, nta zindi mbaraga z'umwuka zizatabara isi, ahubwo hazaboneka antikristo, hazaboneka akaga gakomeye. Elisa ngo agere kuri Yorodani, arareba, aravuga ati nyamara muri uyu mwitero, aravuga ngo Uwiteka Imana ya Eliya urihe? Akivuga ayo magambo awurambika hejuru y'amazi, amazi aramuhunga. Oh haleluya! Barya bari biteguye kumukoba, baravuga ngo umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Dukomere Yesu amashyi, haleluya! Abari biteguye kumukoba babonye imbaraga, babonye ubushobozi, baravuga ngo umwuka wa Eliya noneho ari muri Elisa. Baje kumusanganira, baramupfukamira, baravuga bati uri mu mwuka w'Imana. Bene data bakunzi b'umusaraba, nababwiye ngo turi mu kirere cyerekana ibimenyetso bitari byiza. Iterambere ni ryiza, isi yacu iratera imbere, ariko iby'umwuka bifite ibibirwanya byinshi. Ibihagurukiye kurwanya abanyamwuka ni byinshi, ariko tuzabinesha. Tuzabinesha kuko twarinze neza ikibitsanyo twahawe n'Imana yacu. Umwuka wera w'Imana afite ubushobozi, afite ubudahangarwa bwo kuducisha muri urwo rugendo, tugatambuka twemye, tugatambuka twemye n'ibitari ibi twabiciyemo. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo soze mvuga aya magambo. Bibiliya ni igitabo cyiza. Ubundi hari umwanditsi wavuze ngo Bibiliya idahari nta bukristo buba buhari. Buryo ubukristo bukomoka muri Bibiliya. Bibiliya nibwo ni ibyaro ubukristo. Turabyemezanyaho, ubukristo bwacu ishingiro ni muri Bibiliya. Aravuga ngo Bibiliya, uwo mwanditsi yanditse mu Giswahili, aravuga ngo ni kama jiwe la afuaye, ni kama afuaye. Afuaye ni ibuye ry'urucuriro. Abantu benshi ahangaha ntibazi ibuye ry'urucuriro kuko bavukiye i Kigali, bari mu nganda ziterambere zikoreshwa n'ibyuma n'imiriro n'ibindi. Ariko habayeho inganda za kera, za gakondo, zacuraga amasuka, zigacura amashoka, zigacura amacumu n'imihoro. Izo ni inganda z'abantu b'abaturage. Yabaga afite inyundo, akagira n'ibuye bita ngo ni ibuye ry'urucuriro. Ndagira ngo nicyo Kinyarwanda sinzi niba ngerekereje neza. Ibuye ry'urucuriro bacuriraho. Uwo mwanditsi yaravuze ngo iyo ugiye kurunguruka hirya y'iryo buye, uzusanga inyundo zagize gute, zashaje. Inyundo zashaje, ibice byazo biri hariya. Ibyuma byacitse barimo babikubita, biri hariya hirya ya ryabuye, ariko ugasanga ryabuye riracyagize gute, riracyari rizima. Aravuga ngo Bibiliya ngo ni nk'ibuye ry'urucuriro, abarirwanyije bose barapfuye, riracyariho. Bihe Yesu cyubahiro. Abarirwanyije bose, abarikubiseho bose
ntabwo bakibaho, bazabibagirana. Ibihe ibihumbi 2 bayigerageza bayitwika, itorero rigira akaga, ariko n'ubu riracyagize gute? Riracyariho. Ni ibuye ry'urucuriro, abarigira intoki bose bazabapfa bakarisiga. Mbashishikarije gukunda ijambo ry'Imana no gukomeza kwizera twahawe, kugira ngo uko kwizera kwacu kuzatugirira umumaro muri biriya bihe. Kwizera, iyo umuntu atizera ntabasha kunezeza Imana. Iyo umuntu atizera ntabasha gusohoza umugambi w'Imana. Mbifurije rero gukomera muri ibi bihe. Abo twari kumwe mu itorero rya mbere, iteraniro rya mbere, nababwiye nti turwanire kwizera. Abera bahawe rimwe bakageza iteka. Natanze ingero zivugwa na Bibiliya ku bantu bagera kuri 3. Hariya hepfo muri kiriya gice cya Yuda, ku murongo wo hepfo uvuga abantu bafite umwuka wo gusesera mu itorero. Mujya muwusanga mu itorero hirya no hino. Uwa mbere ni umwuka wa Kayini. Twavuze ngo Kayini burya umwuka wamubagamo. Abantu benshi bakunda gusobanura bakavuga ngo yatuye ibijonjorwa, yatuye ngo wabona watura amaraso, atura amatungo meza. Ariko Imana ntizireba ibyo cyane, ireba umutima waturanye. Icyo Imana yasomye mu mutima wa Kayini, yasanzemo ikintu cyitwa ishyari, kutishimira imigisha ya mwene se. Ageze igihe Imana imuburira, iramubwira ngo mbega nukora ibyiza ntuzemerwa. Waretse iryo shyari wa mugabo we, nukora ibyiza ntuzemerwa. Arambwira ngo kandi ndareba icyaha kiritugatuka ku marembo yiwawe, niho bigishaka. Gitegeke urame, gitegeke ubeho. Kutumvira ijwi ry'Imana ahinduka igicamuke. Abantu b'abanyeshyari iherezo ryabo bahinduka ibicamuke. Uwa kabiri twavuze Baramu ni wa wundi wahamagawe na Baraki ngo aje kumuvumira Abisirayeli. Icyo yari afite burya Baraki yari umwigishwa wo gukunda amafaranga. Yaje ari umunyabiguzi, umuntu ushaka kubona indamu ngo nawe akora ibyo abandi bashaka. Umwuka wo gukunda indamu, umwuka wo gukunda amafaranga. Mu gitabo cy'umugenzi barahaba bamukunda amafaranga. Abantu bakunda amafaranga mu buryo butari bwo, atuma abo baza no mu itorero baje kuyashakiramo. Kandi ndagira ngo mbatangarize yuko batazanayabona. Niba nayabona nta mugisha bazayagiriramo. Gukunda amafaranga cyane bigatuma uyashaka mu nzira zitari nkazo. Cya gatatu yavuze bene Kora ubwe yaravuze ngo Kora ikintu kibi yakoze kiruta ibyo abandi bose no gusansibiriza no kumobiriza abantu bo kubabwira ngo twange. Miriyamu na Roni na Mose 3 bavukana Isirayeli habuze uwundi. Araruha ngo Baramu uriya Kora ajya kugambana, azana barya abagabo 2 Datani na Biramu. Barya ngo barabo mu muryango wa Reubeni. Aravuga ati nibura mwebwe nimuza bizumvikana. Uyu nguyu ko tuvukana iwe yari uwo mu Barewu, yari mwene wabo na Mose. Uyu ko tuvukana batuyobora bati nibo bo mu nzu nkuru se, ubwami si ubwo mwa Reubeni, ahubwo mwebwe nimuze dufatikanye kugomoka. Abantu bashishikariza abandi. Imbuga nkoranyambaga we, zabaye nk'umukino wo gusebya itorero, wo kurwanya itorero. Ibyo muri mu mwuka wa Baramu, muri mu mwuka wa Kora. Mwuka wa Kora utanyurwa n'ubuyobozi, utanyurwa n'abapastori, utanyurwa n'ababwiriza butumwa, utanyurwa na korali, utanyurwa umwuka uca abantu intege. Uwo mwuka ndagira ngo mbabwire amaherezo muzi icyo Kora yahuye nacyo. Na Biramu na Datani ko ari 3, isi yarasamye irabamira. Mbifurije rero kurinda icyo mwahawe, ukomeza wa mwitero, mugendane mu nzira zinyerera uzabafasha, mu nzira zikomeye uwo mwitero uzabafasha. Mbifurije kutawutakaza, mbifurije kutaba ku murongo wo kwizera. Imana yacu bampera umugisha. Nimuhaguruke dusenga Imana.
tugiye gusenga Imana. Dushishikarire kurwanira kwizera. Abera bahawe rimwe gusa rikageza iteka. Uriya mwuka uri mu kubabeshya, abana bacu b'impinja bavutse ejo bundi bakavuga ngo hariho n'izindi nyigisho ngo ababyeyi batatwigishije, ngo batamenye, ngo hariho ubuntu bubahesha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Murabeshya, ahubwo muzahura n'umwuka wo muri Ananiya na Safira. Murabeshya, barababeshya. Ndagira ngo mbabwire yuko Paulo avuga amagambo ngo mwebweho mwibuke yuko muri abanyamahanga ku mibiri. Nimba Abisirayeli ishami rya kavukire ryarahwanyuwe, mwebweho abantu b'ingurukira nimutizera muzahwanyurwa. Igihe bari kubabwira ngo iyo umuntu yakiriye agakiza ngo ntazagatakaza, barababeshye. Iyo utitwaye neza mu kwizera agakiza karahwanyurwa. Niba ishami rya kavukire ryarahwanyuwe, wowe uringurukira uwo kwa runaka, nawe urabizi uzaho wavukiye. Imana niko yabwiye Isirayeli, irabwira ngo kavukire yawe ndayizi. Iso yaruye nyoko yari umuhitikazi, ariko nsanze wigaragura mwivata. Nta muntu wagushaririye, nta muntu wagukabije, kurebye nkugirira imbabazi. Ibyo ufite byose wagiriwe imbabazi zo kuza mu nzu y'Imana, ariko nutizera bazaguhwanyura. Gira hafi mushumba. Ninde uri mu iteraniro ushaka kwakira Yesu bwa mbere? Nazamura ikiganza ntagire ngo musize mu nzira. Urashaka kwakira Yesu bwa mbere? Urashaka kubona umugabane wo mu nzu y'Imana? Wasubiye inyuma, abantu baguciye intege, ubuzima bwo mwisi bwaguciye intege, uzamura ikiganza. Mushumba nadufashe aje kubasabira umugisha ku Mana. Umwami Yesu aracyahari, aracyagutegeye amaboko, nawe ngwino umwami akugirire neza. Karibu mwene data, reka barambure umukeka hariya upfukameho tugusengere. Nawe tera intambwe wigire hafi, nawe ngwino tugusengere. Wowe utari wakizwa, wewe urakijijwe ugasubira inyuma, uyu munsi umwami agutegeye amaboko. Uyu munsi umwami agufitiye imbabazi. Tera intambwe wigire hano, nawe tugusengere, nawe wongere uhinduke icyaremwe gishya, nawe usubire mu murongo mwiza w'abana b'Imana. Imana ibahe umugisha, ntabwo dutinda cyane, kadusengere ubonetse umwe n'uw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Kamushumba amusengere ndetse n'iteraniro twese. Mana turagushimiye kuko uri umunyambabazi. Uyu mugaragu wawe aciye bugufi imbere y'amaso yawe, ariko wasanze isezerano ryiza. Uravuga ngo nitukugarukira nawe uzatugarura. Nidukura ibishimwa mu bigawa tuzaba nka kwawe. Uyu mugaragu wawe arakugarukiye, nawe umugarure. Aje gusanga nawe umwakire. Imbabazi zawe zongere zibe kuri we. Umukureho ibyaha n'ibisa n'ibyaha. Iby'umwanzi yabyamwanduje by'uburyo butari bumwe. Ubikuzeho imbaraga z'amaraso yawe. Maze kubwo kugira neza kwawe Mana, umushyire mu mubare w'abana bawe. Kandi kubw'ubuntu bwawe uyu munsi turamwingingiye ngo umwuka wera aze kuri we, kugira ngo amubashije kunesha ibyamuneshaga, ashobora gutsinda ibyamutsindaga. Muri uru rugendo atangiye n'umubera umuyobora n'umujyanama, numurikira intambwe ze, numufata ukuboko umwereka inzira akwiriye kunyuramo, inzira zitunganye kandi ziguhesha icyubahiro.
kandi Imana mu rugendo rwe rwa buri munsi ajya anesha ibyamuneshaga, ashobore gutsinda ibyamutsindaga, ategeka ibyamutegekaga, byamunanizaga ubinanize mu izina rya Yesu Kristo. Urambure ukuboko kwawe umugirire neza, azashobore kugira iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi. Iri teraniro ry'abantu n'abagaragu bawe turi imbere y'amaso yawe Mana, turakwinginze ngo ubwo uyu munsi washimye kongera kuganira natwe, reka Mana imbaraga zawe zururuke kugira ngo zidutsindire izindi mbaraga zose, zidutsindire iyindi myuka yose, zidutsindire ubundi bushake n'ubushobozi bwose byabasha kuturogoya bikatuvana mu nzira zawe. Uzaduhe kugira iherezo ryiza, uzaduhe kurangiza uru rugendo neza, uzaduhe kugahanwa ingororano n'abejejwe kuri wa munsi, natwe amazina yacu azahamagarwa mu gitabo cy'ubugingo. Tukiri muri uru rugendo, umwuka wera natujya imbere, namurikira intambwe zacu, nayobora inzira zacu, najya imbere yacu tugendane. Urakoze kudukora ibintu tujye dusaba, cyubahiro n'ubutware bijye mu izina rya Yesu, amen. Waza mwarimu akakugira inama, nyura hano gato mwarimu akugira inama. Twemere Imana amashyi tuyishime cyane, kurwanira iby'abera bahawe